umwana agiye kujya kumupimisha urashaka ko tujyana ati umugore arambwira ati sheri cara se nkubwire si ngombwa kujyayo reka nkubwize ukuri umwana si uwawe bihakana cyane ati mpitambwira nta kibazo reka nkwereke nca amazimwe umugara wa mugabo nteko se we kuki mubeshye turi gutumbwira ngo umugore wanjye ntiyaje mu bukwe kandi ati dore nguyu turi kumwe ati none se muri kumwe ati mu mpamvu mubaze impamvu ataje mu bukwe ati uko nabigezemo kwa gatanu nawe uvuyemo nta mugore wanigeze mpabona umugore muri telefone yanga kubivugira aranga nambwira ati vugana na runaka ati nta mwanya afite kuvugana n'abantu birangira ambwiye ko yaraye kwa papa wa mwana Hello family and friends, umeze mute? Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Reka twizere ko mumeze neza, twe turi bazima turashimira Imana cyane tumeze neza pe. Nubwo bimeze bite? Ubwo reka twizere ko mumeze neza kandi ko mushimira Imana. Hanyuma rero tubahaye ikaze kuri channel yacu, ni muri mushyashya. Iba welcome kuri Muhoza Real Talk. Ahangaha naho tuganirira, udusangiza inkuru zanyu z'ubuzima bwanyu zigisha cyangwa se zisaba inama. Hanyuma nanjye ngafata umwanya nkazumva, nkazirecordinga, nkazibavugira nkabatumikira mu yandi magambo. Hanyuma narangiza kubatumikira abantu bakuri iki kiganiro bakumva inkuru bakaza kugira inama cyangwa se bakigira mu nkuru babahaye kugira ngo hazaza bazamenye decision zajya bafata mu buzima. Nicyo ngicyo nta kindi, iyo niyo ntego y'ino channel yacu wasuye no munsi. Hanyuma ni usanzwe dukurikirana nawe tuguhaye ikaze urisanga aha ni mu rugo feel at home. Hanyuma rero ntatinze cyane reka mitingende straight ku nkuru y'ino munsi. Inkuru y'ino munsi ni inkuru nahawe n'umupapa. Nago nshobora gutambuka cyangwa se nkomeze nashimiye abantu bamwe baduhaye inkuru. Nago twabitaking for granted ni ikintu gikomeye kandi turacyubaha turanabashimira cyane. Muraza kwihanganira ijwi ryanjye mfite grippe rero no kuna amaso yanjye ameze ariko turaza kubana uko biri nyine muranyihanganira. Hanyuma rero uti byagenze bite iyo nkuru imeze ite twagiye inkuru y'ino munsi. Umupapa aragira ati ashatse umugore wanjye dukundanye ibintu bimeze neza cyane nta kibazo turakundana turabana turangije kubana tubyarana abana 3. Ati rero ko byaje kugenda umugore wanjye yarafite undi mugabo ku ruhande donc umukoresha we wo ku kazi barafitanye affaire cyangwa se barafitanye umubano wihariye. Hanyuma uwo mubano naje kumenya ubigeze kure tumaze kubyara abana 2 tubanye neza n'umugore nta kibazo na kimwe navuga nashinja umugore wanjye gusa uretse ko najyaga mbona telefone ye ayihisha cyane mbona adashaka umuntu akora kuri telefone ye nkajya nibaza se kubera iki umugore wanjye akunda guhisha telefone kuki agera kuri telefone ukabona ni ibintu biri sensitive cyane kuri we what's behind. Ati bikomeza gutyo ariko ntago kiri ikintu wahita uvugiraho ko umugore afite ibibazo cyangwa mutangire umukeke y'ibintu ibyo ngibyo nta kibazo byadutwaye. Gusa naje kugenda njya mu butumwa bw'akazi maze kugenda ngarutse mbi mu butumwa bw'akazi umugore ambwira ko twite kandi nyine yabimbwiye hashize iminsi mike maze kugaruka amubwira nyine ko n'inda yanjye. Ibyo ngibyo nta kibazo nabigizeho gusa aho byaje kubera ikibazo nuko kwezi kwa 7 umugore yarabyaye kandi abyara umwana utari premature umwana muzima wuzuye ufite ibintu byose. Ubwo nitavuga se umugore wanjye abyara umwana ku mezi 7 umwana wujuje ibintu byose udafite ikibazo kwa muganga akavuga ati umwana ari no yavukiye igihe ati namubaza akambwira ko nta kibazo mutangiramo akantu ndavuga ariko ntacyo reka nihangane nzaganira nawe dutuje nta rusaku njye nawe tuvugana amakuru nyine umenye imva n'imvano umenye what is behind. Ubwo ndangije ati nza kumuganiriza ndambwira se madamu umugore mwiza uyu mwana ntuwanjye ati umugore wanjye ntacyo namuhishaga kuko naramukundaga ndanamukunda kugeza n'ubu nta kintu nahisha umugore wanjye. Ndambwira se madamu wanjye umwana n'uwanjye umugore ati umwana n'uwase kuki mbaza ikibazo nk'icyo ngicyo ati ntubona ko musa ati reba nta hose nahaba tukanyereka ibintu byose utuntu tumwe na tumwe kuko nawe wakwidefanda so wavuga ko ari hari abavuga ko musa abasaha aho wumva nyine utekereza ko ashobora kuba ari ahantu umuntu atiyizi barihangane. Ubwo we yarambwiye ati ntabwo ubona utuntu tumwe udufeatures tumwe na tumwe muraduhuje ukuntu areba hano mu gahanga ati umwana no wawe nkumva ukuntu anyisobanuraho nkatarumva ko something is behind ni kiri behind ntari kumva kitankura neza ngo numve neza umwana w'uruhinja kameme sinamurira ngo umenye ngo arasa nandi abakiri mutoya hatari ko umwana nyine
njyewe nese numva ngize dute ati nshaka kubimenya ndasistinga ndamubwira ndashaka kumenya umwana se ninde umwana ni uwandi umugore ati sheri umwana ni uwawe atangira kurakara yanga kurya ari umubyeyi yagira depression ukajya waza kumurebera mu rugo umugore wanjye mbona nyine agize ikibazo ati aragenda arananuka umubyeyi wabyara aranuka ndavuga nti ariko shaka ko ndi mu mafuti iki si igihe cyo kubaza umugore niba umwana we cyangwa atari uwe ati reka nihangane ndindire umwana banze yegere ruguru ati ibi si ngombwa umwana nazanamupimisha DNA nitonze nkamenya ko ari byo cyangwa atari byo atari ko reka akanya umugore abanza akire amire neza nabuze umuntu wabyaye mu by'ukuri umubyeyi wabyaye abananiwe aba afite ibintu byinshi muri we umubiri waravunitse amezi 9 agomba gukenera igihe cyo gukira ati ubwo nanjye navuze nti rero umugore wanjye igihe cyo gukira reka nitonde izo soni nzazigarura nyuma nuko ati umwana yagejeje umwaka ndamubwira nti ngiye gupimisha n'umwana ko mu gihe udashaka kumbwiza ukuri nanjye ndashaka kuba safe nkabona n'umwana mbizi ngiye kuzajya gupimisha n'umwana atari ubwo inkuru yemeze kuba kimomo muri quartier ati yabyara amezi 7 ati kandi uriya mwana nta nubwo asa n'abana be bandi bati reba batangira kugenda mentioning abasi batandukanye amagambo y'abantu murayazi ibyo ngibyo byo nta n'uwabitindaho kuko barabimbwiraga n'abandi bakabivuga bagatinya kubimbwira mu matwi ariko bikaza bikangeraho ubwo rero icyo nabikoreye si uko nanze umwana nashatse kumekinga sho mvuge ngo uyu mwana ni uwanjye mwakira umwana ni uwanjye mbane n'umwana wanjye mbizi ko ari uwanjye ne kugira izindi dute zo ku ruhande zo kujya numva amagambo y'abantu kandi ntazi ukuri ati mbumbiye umugore agwa muri koma atari koma kurwara yandi kwa kundi bureba ubana n'umuntu burya ugatubona abayemo ese tubizi ya ati nuko yisemera nk'umuntu ewana n'igisusu bashizemo amazi ati atagenda arireburirwa ananirwa kuvuga ubona amaso ntakeye ntacangamutse ndavuga se niki subiza umwana ngiye kujya kumupimisha urashaka ko tujyana ati umugore arambwira ati sheri cara se nkubwire si ngombwa kujyayo reka nkubwize ukuri umwana si uwawe mbabarire naguciye inyuma byambayeho n'ubwa mbere byari bimbayeho nanjye ngo mwikosa nguca inyuma ati bito biveramo n'ibyo bintu ati mu cyagiye waragiye hehe ubutumwa bw'akazi aturambabarira ntabwo nabigambiriye n'ikintu cyangwiririye n'ikintu ntakwifuza ko n'umuntu wakumva ko cyambayeho ati ndakwinginze mbabara n'umuryango wawe ntuzamenye iki kintu ati ndababara ati ndababaye ndavuga koko bya bintu abantu bavugaga n'ukuri y'amakuru y'abantu niyo atariko ndavuga mu gihe nyine uko bimeze umugore wanjye ndamukunda n'umushatse mukunda umugore wanjye ambyara abandi bana banjye 2 nitujye kuzapfa iki nta kibazo ndamubwira nti ariko condition imwe nta muntu n'umwe uzigera ubibwira wa mudamu we nkuko nanjye nta muntu n'umwe nzigera mbwira ino story tugiye kuguma gutya tubiceceke tubigire ibanga rikomeye ubwiru bukomeye kugira ngo twongere ubuzima bw'umwana nitubivuga hanze bigasohoka umwana azagira ikibazo umwana azakora afite umutima mubi atishimye sinzamuhana nk'abana azatangira gutekereza ibindi ugiye kubiceceka tubigire ibanga umwana wacu namara gukura abaye mukuru icyo gihe tuzamenya ibyo gukura ariko as of now ninjye natuze ibyo bintu umwana ni uwacu hagati yanjye nawe ibindi turabiretse ati ndamubabarira nta n'ikintu nkoze nta n'ikindi kintu kimwe kibayemo ku ruhande ndavuga nti umugore wanjye ndamubabarira basi bigenze neza ndamubabarira ndangije kumubabarira sasa umugore wanjye arihanganye arifashe rimwe ariko si mugabo mwiza ati ko numva nshaka kuzajya gusura inshuti banjye uzajya gusura inshuti bawe bahehe arambwira ati ni kure nyine atangiye kumbwira hazajya ati mutima urandya ndamubwira nti igenda ariko nta kurara nubwo ari kure uzinduke kare wongere urarugarutse ati umugore baramubabaza ati ntabwo nyizera gute nkubwira kugenda ukabigira intambara gute kubera icyo utanyizera kuko tumva ko bishoboka ko nabangiye kandi ndi bugaruke ati kandi nta kintu nakora wayi ati bibi intambara umugore rwaserera nyinshi cyane ati ntabwo nyizera ubwo ntoke nawe genda ndakwizera wowe ukora nk'umuntu mukuru none igihe cyo gutaha kigeze tahe ati sawa ati umugore agenda ararayo agarutse ambwira yuko ngo wabuze imodoka ngo habaye ngo ibintu byinshi ngo ama traffic ngo biki ngo ntibyakunda kwaza kandi ngo arizo ko ntari nitwaye ati nta kundi rero bigenze naraye hamwe n'abandi bakobwa n'abandi bantu twajyanye aho bari twese twaraye hamwe nta kibazo ndabyakira nkajya mbwira umutima wanjye ntiwirinde gucira umugore wawe urubanza ushobora gusanga akantu kabaye rimwe ariko kagiye kuba imbarutso yo gusenya urugo rwawe byihorere ubireke ati umugore ndagenda ndamubabarira
mbega bya bintu numvaga narebaga wa mwana nkabona ari uwanjye, natekereza ibintu byose nkumva ko ari ibyanjye, ndaceceka mbyumvaho. Nuko atashize iminsi rero mikeya, abashuti bacu bari bafite ubukwe, ariko akaba inshuti cyane za madamu, bari bafite ubukwe. Ati ubwo bajya mu bukwe, abandi umunsi wo kujya mu bukwe umugore arambwira ati nanjye nzagenda, ati kuva kera pe n'amafaranga ye aragenda agura ibintu, umugore wanjye akunda kwirimbisha, ariyambika yiyitaho asa neza, ati nanjye ni ishema ryanjye, umugore wanjye asa neza ni ishema ryanjye. Ariko mbega umugabo nakunze we, oh my god, umva aragira ati iyo umugore wanjye asa neza ni ishema ryanjye. Namwe se niko bimeze? Namwe muri kora kino kiganiro, iyo abagore banyu basa neza ni ishema ryanyu? Namwe bamuharanira ko baba basa neza, mukabaspeninga amafaranga mukabitaho, mujye mushyira abagore banyu amafaranga. Anyways, ati iyo umugore wanjye asa neza murumva ari ishema ryanjye. Ati maze kubyumva ndavuga nti agomba kugenda akeye ku buryo azatambuka akavuga ati kabisa umugore runaka yacanye umucyo. Ati reka nk'uko umugore wanjye niko mba numva bimeze kandi ni nako biri. Ati ubwo rero umugore naramuteguye asa neza, tumushyira amafaranga ewana aragenda. Bari bugende bakarara, bari bugende kwa gatanu bakarara, kwa gatandatu ubukwe bukaba, bakaza kwa gatandatu nimugoroba. Baragenda, bamaze kugenda atariko ntabwo byakomeje kuba byiza. Bagezeyo kwa gatandatu mu ma saa 3 umugore wanjye ataratahanye, nari mu nzira, donc urumva ari mu nzira ze. Umushuti umwe muri barampamagara atariko koko umugore wamukanira bingana iki. Ati ku buryo tujya mu bukwe umugore akanga kwaza. Ati use bitwaye icyo ko umugore akaza nawe ukareka umugore akiyizira ko byari byiza. Ati kuki wafungiranye umugore ukanga ko umugore aza? Ati twarumiwe. Ati twarumiwe pe. Ati mbega umugabo, ati ku buryo umugore wakanga gataho ko inshuti ze magara abandi bose baje wowe ukanga ko umugore wawe aza. Ariko noneho abo ngabo banyoye izahe. Ati niko umugore wanjye ranze kwaza. Ati umugore wanze kwaza kwaje cyanze ko umugore wawe aza. Umugore wanjye ntabwo ari mu Kongo ntaye mwabonye. Ati reka ndababajije bwa kabiri, umugore wanjye ntabwo mwabonye mu bukwe kuva kwa gatanu kugeza uno munsi. Umugore wanjye nashatse ntabwo mwigize mumubona mu bukwe. Ati nta mugore wawe twabonye mu bukwe. Okay, mbona ko nivuga byinshi ndi bw'imeninde. Atariko mbigize ubwoba bwinshi cyane, ngira ubwoba pe. Ntekereza ukuntu ampamagaye ejo nijoro ambwira ati mugabo mwiza, ati nageze mu bukwe, ati ubu ndiyo, ati turi kumwe na barunaka, ati ndi kumwe na barunaka. Ati byo ngibyo kamikizire nkavuga nuko biri kose ni muzima, nta kibazo yagize mu nzira kuko yaramvugishije. Ariko se ni gute mbeshye ngo mukwe kandi atariyo? Ntabwo bishoboka. Ndangije umugore araza nijoro atabaze kwagera mbere, umugabo arazi gutanga ki nk'abantu umushe nuko nawe utanga story. Oh my god, azi kwita ku mugore we pe. Ati umugore bwo yaraje arangije kugera mu rugo asanga twamwiteguye, twateguye mu rugo bimeze neza, arafungura aragenda arakaraba, ndamubwira nturuhuke warushye. Aragenda aruhuka ajya mu cyumba araryama. Ati mu gitondo kuko burya ati ntabwo nabwira umuntu burakari, ati mbabaye semvuga. Ati kandi ntabwo watura umujinya umuntu uvuye mu rugendo ukinaniwe, numvaga ngomba kubanza nkitonda nkaza kumenya uko mbitegura. Ati ndamusohokana muri hoteli nziza. Ati ndamutwara turicara, ndafata minute, ati n'umunsi wacu gusohoka nta kibazo. Ati kuko arambaje tugiye he? Ati tugiye, ati habaye iki? Ati ko mbona uri kwihuta. Ati ni biki? Nihoya ntacyo, we wambara witegura dusohoke natwe. Ati maze iminsi 2 yose nta kubona, urukumva ngiye ntashaka ko dusohokana tukicarana ahantu tukifata neza. Ati muri dusohoke tugende. Ati umugore arambara neza araberwa, ati ufite umugore mwiza, aratambuka avuga kabisa araberwa, ambara neza yitaho, nanjye nditegura turagenda muri hoteli nziza turicara. Ikintu ushatse n'icyo darenze, nanjye ndodaringa, turarya turanywa, ndangije n'umushe duhaze tumeze neza twese. Ndambwira nise umugore mwiza waraye he? Ati gusa uko kintu cye kibazo naraye mu bukwe bwa runaka, se ntabwo bizi umugore mwiza waraye he? Abanejeri nakunda kuvuga ngo I insist. Nubera mbweti niko waraye he? Aterega ati naraye mu bukwe, ati byari bimeze ati nakubwiye cyangwa atari kuki. Ati none ubutaha nzanya ngwamagara kuri video call kugira ngo nkwereke ahantu ndi. Ati nari umuntu ubeshya burya nukomeza no kubeshya. Ati umugore yarambeshye numva ndumva ndavuga se ari mu ikosa, ari kongeraho irindi. Anyways, nambwira mada waraye he? Ko nzi ko mu kutegeza ukandagiza ikirenge, ahantu waraye ni he? Ati n'ibyo bintu ubabikuye he? Atari kubona kujya mu mutwe n'ibandi, atari kubona bakuhinduye n'ibandi ko nkuzi uri umugabo unyumva. Ikintu cyahindutse ni giki?
ati umugore arazamuka neza neza aragenda ndusha ijambo ati ndumirwa ndavuga se umuntu yaba yambeshye should I confirm yambwije ati nase kuki ariko bihakana cyane ati mpita nta kibazo reka nkwereke nca amazina umugara wa mugabo niko se we kuki mubeshye ati nubwo tumbwira ngo umugore wanjye ntiyaje mu bukwe kandi ati dore nguyu turi kumwe ati none se muri kumwe ati mu mpamvu mubaze impamvu ataje mu bukwe ati uko nabigezemo kwa gatanu nawe uvuyemo ejo nta mugore wanigeze mpabona umugore muri telefone yanga kubivugiraho aranga ndambwira ati vugana na runaka ati nta mwanya afite kuvugana n'abantu yanga kuyitaba ndakupa bitamenya ko ibintu ari ukuri umugore arambwira ati va nkubwize ukuri basi naraye ahantu atari ko ati ni ukuri ati nta kintu nakoze ati na okay waraye he ati nyine ahantu nagiye ati ubwo atangira kurya indimi ntimbwize ukuri birangira mbwiye ko yaraye kwa papa wa mwana icyo ni igisobanuro cy'uko baracyafitanye ikintu cyitwa agakungu aracyakururukana nta muntu babyaranye ati kandi rero ndetse numva mbuze icyo kuvuga numva mbuze icyo gukora ati nuko ndaceceka mpitamo gusharinga inkuru yanjye kugira ngo ngirwe inama n'abandi umugore wanjye ndamukunda pe gutandukana nawe ati niyo decision ya nyuma nakora atari ku umugore yanze byananiye nanjye ndakubitekerezo nkumva nanjye birananiye none mungire inama nshuti bavandimwe inkuru y'uno munsi niyo ngiyo aragira ati uyu mugore gutandukana nawe it's the last choice ati kuko ndifuza kugumana nawe ndifuza kumuba hafi ati ndamukunda donc ndamukunda ku buryo afite abana batatu nyine urabyumva nawe abo babiri banjye n'uwo nguwo utari uwanjye mwita wanjye kuko yavukiye mu maboko yanjye ndamurira ndamukuza kandi umwana uvukiye ku mugabo mwarashakanye umwana bari wawe urumva ati umwana n'uwanjye none se uyu mugore ko namubabariye iki cyaha none akaba ncika ayabona donc igihe abonye occasion asubirayo ibintu bigenze nte ati namwinginze ngo twimuke mbere nkimenya ibyo bintu atarambwa ati se turi muka gute kubona aha hantu ari hafi y'akazi ati kandi kubona yuko papa wanjye nyine umbyara ati nawe tubana muri iyo nzu ati ko ari umusaza uko turi muri umusaza wamaze kugira abantu n'inshuti n'iki maze kumenyera ahantu nawe tumwimure ati narebera papa ko ashaje ati nkumva nta mwimura muvana ahantu aramenyereye atari ko bigeze ndi kumva byancanze neza niba none umugore agifite imbaraga zimusubizayo ati none mugire inama niki nakora ngo urugo rwanjye rwe gusenyuka nkora iki ngo ntabare mu rugo mungire inama nk'abantu namwe mwumvishe inkuru yanjye niyo mwumva nakora iki nabigenza nte ko nkunda uyu mugore ariko nkaba mbona ibyo nkorera bigenda binsunika gukora ikintu kibi nkora iki niki nakora ngo ngarure urugo rwanjye rwe kugenda nkora iki ngo urugo rwanjye rwe gusenyuka ndureba ati amakuru y'uno munsi nayo ngayo muze kutugira inama mu byumva yabigenza ati ku giti cyawe ari nkawe wabikoraho iki wabigenza ute wakora iki inkuru y'uno munsi niyo ngiye nshuti ntabwo izi nkuru tuzitanga just kugira ngo dutange gusa inkuru itambuke inkuru abantu baduhaye tuvuga pati baduhaye uyu mubyeyi nawe aramutse ashaka kudusangiza pati ye ni ukuri turi more than welcome kwakira ntuze nawe side ariko kuri ubu ngubu side twahawe n'uyu mugabo uyu mugabo muramugiriye inama yakora iki yabigenza ati uwo ku giti cyawe ari nk'umuntu wawe ari musaza wawe ari inshuti yawe wamugiriye inama rero igitekerezo ufite ugishyira muri comment araza kukibona nimero zacu zirangwa muri description aho hasi ushaka gukandaho ukatubwira message yawe tukayimushyikiriza ikindi ndaza gushyiraho link ya group niba ushaka kwinjira muri group ukaba utangira igitekerezo cyawe dufite group abantu bajya baganiraho bakisanzura uko bumva ibintu ushaka guklikaho ukinjira muri group ukaza kutubwira igitekerezo cyawe ko cyumva rwose iyo group irahari tuganiramo abantu bagatanga ibitekerezo uko babyumva ukumva hose ukoresheje audio ukoresheje iki kubera ko harimo n'abandi bantu babyumva ukundi bitandukanye ariko kandi nimero yanjye ushaka kumpaho message yawe nkashyikiriza uno mubyeyi cyangwa se bibe byiza cyane washyira igitekerezo muri comment kuko muri comment n'undi muntu ufite ikibazo gisa nk'iki areberaho akamenya icyo gukora izi nkuru ziba zigisha mu by'ukuri kuko ndabizi ko uyu muntu uduhaye ino nkuru si uri muri kino kibazo wenyine hari n'abandi bapapa bameze nka we bifuza kumenya ngo sinjye nabigenza nte ikindi hari abatarubaka ese bikubayeho warubatse wakora iki this is the whole point of our YouTube channel niyo wumva bikunze ukumva urabyishimiye ntabwo tujye tuvuga amazina ibyo ngibyo ntabwo bizabaho ntunabigerageza sinzagukundira ntabwo njya ntangaza amazina y'abantu kubera ko version yawe niba wampaye simba nzi version y'undi rero ntabwo nashyira amazina y'abantu hano kuko ntabwo njya ntangaza amazina y'abantu sinyakira amafoto ntabwo njya mbikora keretse ushatse gutanga inkuru yawe ugaragara aho twayiguha ukavuga ariko njyewe uyinshishije ngo nyitange simvuga izina
simvuga aho umuntu atuye kandi sinjya mvuga ngaragaza ifoto y'umuntu cyangwa se describing ikintu gishobora gutuma umuntu wavuga ngo ni runaka. Ntabwo njya mvuga imyirondoro y'abantu na gatoya, mvuga inkuru bampaye ko sinjya ntanga imyirondoro y'aba nyiri inkuru. Ibyo ni ukuvavoidinga ko bishobora gukomeretsa umuntu kurusha uko byamuha inama. Inkuru yacu y'uno munsi niyo, ndabakunda cyane, Nyagasani abahire, mugire amahoro, Imana ibane namwe. Niba wumva bikunze, please subscribe, liking, sharing, bigere kure, kandi niba wumva duha inama n'ufite igitekerezo, please reach out kuri nimero iriza kuba iri muri description aho hasi. Mugire amahoro y'Imana, Nyagasani abarinde.